Guys, nyuma y'uko El Clasico yarangiye tube turetse ibijyanye na Lamine Yamal, ubwo tuzagaruka tugarukanye na Nicky Nicole ku nkuru nshyashya bazaba bafite, ariko reka mureke tuvuge kuri insida ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ku munota ugera muri 72 bw'umutoza Xabi Alonso yarasimbuje n'umusore bita Vinicius Junior. Twabonye umusore yasohotse atabyishimiye, asohoka yivovota mu kinya Portugal, anavuga yuko arambiwe ibyino ekipe agomba kwisoka. Ibi bije binahurirana nuko guhera mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa munani ekipe ya Real Madrid arimo kuganira n'uno musore Vinicius Junior kugira ngo barebe buryo bavugurura amasezerano, cyane ko amasezerano yazarangira muri 2027, bivuze ngo hasigaye sezimwe ndetse n'iminsi mike cyangwa se n'amezi make cyane. Hama rero ariko byaje kurangira aya makipe atagiranye ubwumvikane. Ubundi Vini ahembwa miliyoni 17 buri mwaka z'amahero. Ibyo ngibyo rero ku giti cye akavuga ati ntago bihagije, ndashaka mpembwa amafaranga menshi kuruta Kylian Mbappé. Ahangaha niyo araza kuza mu lebo ya Rock Nation. Muri Rock Nation ni lebo ikomeye cyane y'umuziki, yanyuzemo abahanzi barimo ba Kanye West, yanyuzemo barimo bari hana abitwa ba J Cole, ndetse boss ni uyu mugabo bita Jay-Z. Abo bose bagiye banyura muri no lebo. Muri gahunda ya Rock Nation bafite gahunda yuko uyu mukinnyi bita Vinicius Junior agomba kuba ari mukinnyi wa mbere ku isi, mu buryo bwo gukina ndetse no mu buryo bw'amafaranga. Ibi byose nibyo bagendaga babara. So kuri Vinicius rero akaba yarapropoje equipe ya Real Madrid ko agomba kuzamurwa akava kuri miliyoni 17 akagera kuri miliyoni 20, no bonus zazamo akaba yarenza miliyoni 30. Unujya kuri amafaranga Kylian Mbappé nakorera ni hagati ya miliyoni 30 na 32, aho yavugaga ati nanjye ngomba kugera kuri icyo cyiciro cy'amafaranga. Ibintu Real Madrid idashaka kumva, idashaka no gutekereza. Rock Nation yo bamaze kubigira clear kuno mukinnyi ari ugomba kuba ari mukinnyi wa mbere ku isi uhembwa amafaranga menshi kugira ngo akomeze ahagarare igisata kijyanye n'imikino, cyane ko banafite n'umukinnyi bita Endrick ndetse n'uwo bita Martinelli, bose babarizwa mu nzu ya Rock Nation. Reka no kwibutsa yuko iyi Rock Nation ifitanye contract na NFL yo gutegura Super Bowl halftime show. Iyi ngiyi ikaba ari cyo gitaramo gikomeye cyane, cyangwa se ikaba ari event ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihuza abahanzi. Duhita tubihuza nanone na case irimo kuvugwa by'umwihariko nyuma y'uriya mukino, aricyo nashaka kugira ngo tuze kugeraho. Twabonye umutoza bita Xabi Alonso akuramo no mukinnyi asohoka yivovota yanga no kumusuhuza cyangwa no kumureba mu maso. Ibi byose si ubwa mbere bibaye, kubera ko na match yahuje iyi equipe ya Real Madrid ndetse na Espanyol ibintu byabaye. Mu mikino 13 muri iyi sezo uyu musore amaze gutangira imikino igera muri 7, ariko yose ntiyayisoza. Imikino igera muri 3 yinjiyemo asimbuye, ndetse imikino 3 yonyine niyo amaze gukina akabasha gusoza umukino. Bivuze ngo nagakira umukinnyi cyane w'ingenzi, cyane cyane uko afite abakinnyi benshi bashobora gutanga ibyo no musore yatanga. Kandi nanone ikindi kirimo kurebwa cyane nuko ikipe ya Real Madrid itari gushaka umudropinga hato bitaza kubakostinga mu gihe cyo kuba bamugurisha, akaba yagurwa amafaranga make cyane kandi azabasigaranye umwaka umwe. Abafana ba Madrid ndagira ngo mwabyiboneye yuko umusore yavuze yuko ibyo muri Real birambiwe ashaka gusohokamo. Ese Vini nasohoka muri Real hari icyo muri bwunguke cyangwa murahomba? Nimuze mutubwire. Geni 12 no kwizi Paso Koto Visa Larga.